Yes, ngiyi inkuru nziza ku banyeshuri muri mutegereje amanota ya senior 6 ndetse na L5 mu by'ukuri nesa itanze igihe amanota yanyu azasohokera by'umwihariko ku banyeshuri muri mutegereje ko amanota yanyu mu by'ukuri azasohoka. Nakomezaga kugenda bona munyandikira mumbaza ese mu by'ukuri amanota ya senior 6 ndetse na L5 azasohoka ryari, aho kandi mu by'ukuri tugiye kuba twareba ese amanota fatizo nesa izafatiraho by'umwihariko muri senior 6 ndetse na L5 mu by'ukuri bazafatira ku manota angahe. Mu by'ukuri tugiye kuba twabirebera hamwe, aho kandi turi buze kuba twarareba kuri Minerval ndetse n'amanota mu by'ukuri ya senior 6 namara kuba yasohoka, ngiye no kubabwira impamvu amanota yanyu yatinze ku rwego rungana gutya. Mu by'ukuri amanota impamvu ya senior 6 yatinze ntago ari impamvu mbi cyane, kubera ko ni impamvu iri kuba mu by'ukuri yabashakira ubutabera cyangwa se igisubizo kizanatuma mwikura mu bushomeri. Kugeza kuri aka kanya nesa igiye kujya ishyiraho ikigega kizakiguriza mu by'umwihariko abanyeshuri barangije kwiga senior 6, aho kandi bizatangirana n'abanyeshuri bazaba bashoje gukora ikizamini uyu mwaka n'amanota mu by'ukuri bazafatiraho. Tukaba tugiye kuba twanarebera hamwe, aho kandi tugiye kuba twanarebera itariki ntarengwa nesa ibashe kuba yatanga aya manota ya senior 6 ndetse na L5 azasohokeraho, aho kandi mu by'ukuri mugiye kuba muzajya muhabwa amafaranga y'inguzanyo by'umwihariko kuri mwe mwakoze senior 6. Ni nkuru cyane rero ku banyeshuri mwakoze ndetse n'abandi mugitegereje amanota yanyu, aho kandi tugiye kuba twanarebera ku banyeshuri batandatu bazaturanwa mu by'ukuri bakajyanwa kwiga hanze bakoze ikizamini cya leta. Urumva ko mu by'ukuri nesa impamvu yatinze amanota yanyu nuko nyine mu by'ukuri iri kuba yanabashakira imyanya ikomeye cyane. Kugeza kuri aka kanya mu by'ukuri n'amakuru meza cyane, aho kandi yongeye kuba yagaruka ku banyeshuri muri rusange bakomeza kugenda bavuga ko babuze amafaranga ya Minerval yo kwishyura ku ishuri. Ibi kandi bigatuma mu by'ukuri babasha kuba banareka kwiga bitewe nuko nyine Minerval cyangwa se school fees ikomeza kugenda iba nke. Nesa yongeye kuba yabashyira igurura, aho kandi yongeye kuba mu by'ukuri yagaruka ku banyeshuri bakomeza kugenda bavuga ko babuze amafaranga yo kwishyura. By'umwihariko nimba warabuze amafaranga yo kwishyura bakaba barakwirukanye, cyangwa se ukaba uzi ikigo kirukanye umwana kimuza amafaranga y'ishuri cyangwa se school fees, mu by'ukuri usabwa kuba wabitubwira muri comment kugira ngo tukorere ubuvugizi abandi bana basigaye batazigera barengana. Aho kandi mu by'ukuri mw'abanyarwanda mwe leta y'u Rwanda ikomeje kugenda ibasha kuba yabashakira ibisubizo birambye mu by'ukuri bizanatuma mubasha kuba mwakiga neza ndetse n'abana banyu bakaba banakiga neza. Kuri uyu munsi mu by'ukuri nimba muyobozi uyobora ikigo cy'ishuri ukaba wirukana abana kubera ko babuze amafaranga yo kwishyura, nawe uragowe cyane. Ndaba mbaburira mu by'ukuri abayobozi ndetse n'abarezi mukomeza kugenda mutoteza abana mu ishuri, mukabakura mu ishuri kubera ko babuze amafaranga yo kwishyura. Mu by'ukuri ibi bintu mwakomeje kugenda mukora bwihishwa, abana bakomeje kugenda babitubwira bakanavuga ko mu by'ukuri mukomeje kugenda mubarenganya, mu by'ukuri mukabakura mu ishuri cyangwa se mukababuza kwiga bitewe n'uko babuze amafaranga cyangwa se ubushobozi bw'ababyeyi babo ari buke. Kuri uyu munsi mu by'ukuri nimba uzi ko uri umunyeshuri ukaba warigeze kwirukanirwa amafaranga y'ishuri, usabwa kubitubwira hano mu by'ukuri kugira ngo tugukorere ubuvugizi kugira turebe ese mu Rwanda bimeze gute mu burezi. Aho kandi ari amakuru akomeje kugenda navuga ko u Rwanda rwakomeje kugenda rushaka ukuntu rwashyira uburezi mw'imbaraga zikomeye cyane, aho kugeza kuri aka kanya imibare ikomeza kugenda inava mu ishuri by'umwihariko ikomeje kugenda izamuka ku kigero cy'abahungu. Mu by'ukuri biragaragara ko imibare y'abahungu ikomeje kugenda inava mu ishuri ari myinshi cyane ugereranyije mu by'ukuri n'umwaka wa 2020. Iyi myaka itanu abanyeshuri by'umwihariko igitsina gabo kiri kuva mu ishuri cyane. By'umwihariko rero mu by'ukuri nimba utuye mu Rwanda ukaba uzi umwana wirukanwe kubera ko yabuze amafaranga yo kwishyura, ukaba waranze kwiga kubera ko abuze amafaranga yo kwishyura, ukaba mu by'ukuri abana bawe mu by'ukuri waranze kuba banakiga bitewe n'uko abarezi cyangwa se abadiregiteri n'ikigo wigishije aba bana bawe barakomeje kugenda babuza uburenganzira bwo kwiga. Bivuge hano hakiri kare kugira ngo mu by'ukuri amashuri azatangire wamaze kuba wakiyandikishwa, washyizwe muri bamwe mu by'ukuri bagiye kujya banafashwa na leta y'u Rwanda. Kuri aka kanya mu by'ukuri ikibazo gikomeje kugenda kigaragara ni ikibazo cya Minerval. Ababyeyi bakomeje kugenda bahura na imbogamizi irakomeye cyane. Mu by'ukuri usanga abana bo mu Rwanda benshi cyane tukomeza kugenda tubasura hirya no hino, bakaba banavuga ko igituma bava mu ishuri ari uko mu by'ukuri bakomeje kugenda birukanwa mu mashuri. By'umwihariko nk'uko nakomeje kugenda bigusaba, niba warigeze kwirukanwa ku ishuri kubera ko wabuze amafaranga ya Minerval cyangwa se amafaranga y'ishuri, nawe mubyeyi ukaba ufite abana bawe mu by'ukuri bafite ubwenge ariko mu by'ukuri bakaba barakuye mu ishuri bitewe n'uko nta mafaranga cyangwa se ubushobozi bwo kubishyurira ufite, usanga warabyaye abana batanu bose bakaba bakeneye kwiga, nyamara aya mafaranga ntago wayabona. By'umwihariko ntabwo aba barimu bagomba kuba cyangwa se aba badiregiteri bafata umwanzuro wo kwirukana abana bawe. Bitubwira hakiri kare kugira ngo amashuri azatangire bamaze kubonerwa imyanya y'abana bawe bazabashe kuba bakiga neza. By'umwihariko rero nshuti mukundwa, kuri we udukurikiye
udukurikiye hano ni kuri Rwanda Top Line TV, reka nizere ko uri kureba iyo video wewe ukabona wakanze subscribe, ikindi kandi wibutse no gukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'amatangazo dukomeza kugera tukugezaho umunsi ku munsi, by'umwihariko yibanda mu buryo bwa politike ndetse no mu buryo bwa entertainment n'amatangazo y'ibigo bitandukanye ndetse n'abana dukomeza kugenda dukorera ubuvugizi, by'umwihariko binyuze muri education cyangwa se mu burezi. Abana bakomeje kugenda bagaragaza ko bahura n'imbogamizi zikomeye cyane. Kuri uyu munsi ndagira ngo mu by'ukuri twibande ku mbogamizi za minerivare, kubera ko nubwo abanyeshuri bagiye kujya ku ishuri ariko ababyeyi baragaragaza ko nta n'amafaranga babonye, bitewe n'uko nyine mu by'ukuri mu Rwanda rukomeje kugenda bigaragara ko u Rwanda rumaze kugira abaturage benshi, ariko mu by'ukuri n'imirimo yo gukora ikaba mike. Bityo kandi rero mu by'ukuri leta y'u Rwanda ikaba ivuga ko ababyeyi bafite abana bagomba kubohereza ku mashuri. Namwe mw'ababyeyi mu by'ukuri mwanga kohereza abana mu mashuri ngo mwabuze amafaranga yo kwishyura, u Rwanda nta na rimwe mu by'ukuri rwegeze rubuza abana kwiga bitewe n'uko babuze amafaranga. Niba warigeze kwirukana by'umwihariko umwana cyangwa se umwana wawe akagaruka avuye ku ishuri bamwirukanye kubera ko wabuze amafaranga yo kwishyura, bitubwire hakiri kare kugira ngo tugukorere ubuvugizi. Ibi nakomeje kugenda bigarukaho cyane, sindi bubisubiremo. Mu by'ukuri bikore hano muri komenti ubashe kuba mu by'ukuri wavuga uti hari umwana duturanye, hari umwana nzi, cyangwa se n'abandi bana bose mu by'ukuri ubayizi bakaba barazize kuba mu by'ukuri nta mafaranga cyangwa se ubushobozi, bakaba barakuye mu ishuri. Mu by'ukuri bitubwira hakiri kare ngo tubakorere ubuvugizi. Tujya kuba mu by'ukuri twakwibanda by'umwihariko ku kibazo cyangwa se ku ngingo tujye kuba twakwibandaho, by'umwihariko ku isohoka ry'amanota yakomeje kugenda anatinda, aho kandi tugiye kuba mu by'ukuri twagaruka ku kibazo gikomeje kugenda kivuga ko leta y'u Rwanda igiye kujya ijyana abana kwiga hanze babashe kuba banatsinda neza, by'umwihariko abatsinze ku kigero by'umwihariko neza mujye kwiga muri kaminuza yo hanze y'u Rwanda. Murumva ko rero mu by'ukuri ari ikintu cyiza cyane u Rwanda rwakomeje kugenda rubashakira igisubizo kirambye. Ndavuga ko mu by'ukuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akomeje kugenda anakora igikorwa cyo kuba mu by'ukuri yateza abanyarwanda n'u Rwanda imbere. Kuri uyu munsi mu by'ukuri tunamushimire cyane, aho uri His Excellency Paul Kagame. Umve ngo mu by'ukuri turagushimira cyane kubera ko aba bana bagiye kuba mu by'ukuri basohoka amanota yabo ndetse bo muri Senior 6 na L5 mu by'ukuri bagiye kujya bajya no kwiga hanze muri kaminuza, bityo kandi bakanahabwa ibihembo by'umwihariko bitewe n'amanota batsinze. Iki kintu kuba nkivuze rero nk'abanyarwanda ntimwumve nabi ngo buri muntu wese urangije kwiga mu wa gatandatu segonderi azajya ahita ajyanwa hanze. Hoya, n'abana 6 bazaturanwa by'umwihariko mu Rwanda hose bagiye guhabwa amahirwe kujya kwiga hanze, bakaba mu by'ukuri baziga nta n'igiceri cy'icumi cyangwa se itiki y'indege izabagenda hanze, ntabwo bazigera bitegera, n'u Rwanda ruzabategera. Urumva ko mu by'ukuri niba warakoze ikizamini ukaba waragikoranye igihunga, ukaba warakoze ikizamini ukaba uzi ko wagikoze neza, tujyanemo neza mu by'ukuri uve ko nawe ushobora kuzagaragara mu bana 6 cyangwa se mu banyeshuri 6 bazajya kwiga muri kaminuza hanze y'u Rwanda, by'umwihariko mu by'ukuri bakazajya banerishyirwa n'igihugu cy'u Rwanda n'itiki y'indege. Yewe biragaragazwa ko mu by'ukuri umunsi amanota yasohotse bazaba bamaze kuba mu by'ukuri babajajinga cyangwa se babatoranya, bakaba mu by'ukuri bazahita bahabwa amahirwe yo kurura indege ikabajyana muri Chicago kwiga. Urumva ko mu by'ukuri ari ikintu cyiza cyane, nk'uko rero mu by'ukuri nese yabitangaje ku itariki 29 Kanama nibwo amanota y'abanyeshuri azabasha kuba yasohoka, abazafatira kuri 50% ndetse na L5 bagafatira kuri 70.